ibintu bibabaje kuba turi abastari ariko mu bastari nta muntu n'umwe watungura mu baze miliyoni 50 niba atari ikibazo se inde ngiye Kwago digire ngo mu birori bishoboka yuko ngiye kubaza ko azi zigarutse n'abafite ubushobozi bw'ukwezi abakozi 3 akazi ngewe ngenye udashizemo Jojo udashizemo Miki udashizemo Mitsutsu udashizemo Papa Saba Nana n'umuntu uvuze iki ku buzima bwawe nawe niki cyatumye ukigikira buriya bukwe nyine Nana ni projet yanjye ni projet ni umuntu nafashe numva nagiye gushutinga mu gipangu cyabo harimo ngiye tugenda nakoranaga na Linda kindi bibona muri timu urimo urashingira cyane Yves Doraragiye Nanaragiye Mikaragiye vuba ngaha mu mwaka cyangwa umwaka utaha hari n'undi nawe naze kubabwira nawe uragenda bya nyambo byo n'ubiraro ni naho rero Miki agiye gukorera Rotrante nawe ni umuntu twamenye muri timu yawe haza kuzamo wenda n'ibye na Regis n'iki hazamo na story na AG promoter bikomeza gutyo hari abantu bamuteze iminsi mu rukundo rwabo kubera ko buryo urukundo rwo kuri internet abantu bavuga bati reka ariko igihe cyarageze barasezerana imbere y'amategeko y'u Rwanda no kumurenge n'akantu k'agatrick kabayo nikahita vuga ati mana we wa mu rugite nyuba mu bukwe bwagiye buzapfungungu yaba magiye ko niki wabwira abantu bateze iminsi Miki ko ubukwe butazaba ko ari uzi ko rugamije iki kuzamura imbuga zanjye icyo nicyo cya mbere ikindi nta n'ikindi gihe urumva kuko ubu ngubu ndimo ndataritinga isoko ry'amapublicité rero kandi kugira ngo uribone nuko nyine babona uri update ntabwo rero kuba ufite followers benshi aribyo bituma abantu bamamaza umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga ahubwo burya barareba basi muri iyo minsi wenda uri update urupostinga kangahe ku munsi traffic ufite ingana gute so rero ngewe niyemeje ko buri munsi agomba kujyaho video 3 video 3 kandi zose zijyaho gasaze mu 100 150 70 rero ubwo rero umuntu aje kwamamaza biranyorera kumubwira ko ngiye nkora akoze umuntu kuza kwataka yareba agasangurira ku postinga mu kwezi kwa gushize nta post rero icyo gihe nabimuca intege visibility twabona ni ntoya ariko yavuze tugi postinga ryari akabona nejo cyangwa se ukari muvuga naho ubwo ameze mu zishize rumaze ku postinga mu masaha 5 yarashize nabwo hari indi posting yatavuga tuyengo tuzakorana na fresh so rero video zose ngiye nshiraho nzikurangira ngo ni kurira abakiriye nyine to cyane zirimo Shemsa hari nk'iyo mwafashe winyari sorry nako yagukora winyari bese ibyo byabaye yazara gura ati shu ni winyari zema tanzari mwigere oya ku mugore se gwabwikira gute bigifite iyo nyine ariko postinze cyane ariko uburyo wahagurutse byagaragara ko Kiramani wagira ngo yinyariye kuko hari n'utundi tujye twashotse mu ntebe ku ruhande bitose ni bibi cyane